uyu mukobwa arakuze ageze igihe cyo guhakurwa ngo bamuhakure rwose ni bwa buki bweze neza, afite ibinyagwa, afite iki byose. Rero kubera iki se umukobwa mwiza ukaba udafite umugabo? Buri gihe ntikiragera. Ariko ngo ari abakobwa batera umwakoda gahoda waba nk'umuntu umurongoye ushaka ugahita wipfira. Wari uzi ko ari igihe unywa ibinini n'ubundi ugatwita? Ibinini bimeze biteze mwakobwa w'iki ubwo nawe usigaye unywa ibinini usigaye unywa ibinini kugira ngo nibagutera inda itagerayo, ibinini biyitange kugerayo ntusame. Mwese ukinywa mbere ko ukinywa nyuma? Sembeze ibyo ngibyo. None se babandi muryamana ntabwo bakoresha ibinini ko kutabatera? Abahise ko ntaboze. Ziranda se zikoresha iki? Narazikatiye ntazo nkiri ko wazigiraga se zakoreshaga iki? Kandi nesa nzagukontorora rimwe nawe nimba usigaye umenya ku ibintu byo kunywa ibinini nk'abandi bavuga ngo tugiye kujya gute ngo warushinge kwa muganga ngo wipimisha ngo ukamenya ko wasamye. Oya njyewe reka nkubwira ibyo bintu no mu mashuri barabyiga. Ako nare kagatoto mwakondanye turi kumwe nko mu nzu bana we sembeze ariko no jita no se byari ibintu bisanzwe. Wenda umutima uzagushuka unsore njita tuva hangaha njya kugusura mu rugo. Ngiye turava hangaha njya kugusura tugene usore ngende nkusure ninjire mu nzu rwose tugasohoka amahoro. None ikibazo njangire bora none buranshe no kukubona ngatanya natitira none umwana yanjye kuko njya nimugambi n'umukobwa yaje mu nzu yanjye. Ibyo bintu se wasabibona nk'umwanya tukajyana ahantu byari wenda tuspose ko twazajya nka vendredi vendredi nibwo mufite umwanya. Vendredi bari kwa mbere inkoko yarabyutse ari mu gitondo ifite imishwi 7. Inkoko imaze kubyuka ibwo umushwi inuza ibyo bita sakabaka iraze fata udushwi 4 mu mishwi 7 hasiga udushwi 3. Inkoko ifata umwakubaho koko Bavuga ngo ndashaje sinshaje. Reba ukuntu umukobwa agiye kukwica akunzovu. Uzi ko abakobwa bazakwica. Reba ukuntu umukobwa yarakwicaye. Ubu se warahumeka. Ntacyo nzaba. Ubuse nabaye iki? Bakwizunguje urangije nawe uravuga ati reka mpikure bitangiye kunkomerana. Yabyiwe na se nigendera. Burya nyirabitanga. Reba none ukuntu hano oya nzovu banzire na video neza. Buretse urebe hano ugiye kwigendera. Urebe n'ugenda ukuntu umukobwa ari bugukurubane. Buretse urebe. Nge nta kazi ntakora. Hano narahembwa icyo gihe. Nese nzovu na 50. Reba ukuntu ngo kwari idini ngo bakoramo umuntu ijisho rimwe kugira ngo azajye mu ijuru. Ntabyo ba. Kandi uwo muntu yabakuramo bafite abiri ariko mwabaye mute. Iyo amafaranga kujana amafaranga yawe sinabishobora kuko nazanyamura kanose ariko Melody ibyo ngiye kukujiraho duha umuzigo mushyashya. Hari indirimbo bita ngo Letiko izamutse ikironge ngo nago kwese umunyafu wadondi muzigo mushyashya kuko Melody ko ngukunda ndagukunda dukubite iriya Letiko ngo ni gute ngo nzamutse ni Samoya iriya ndirimbo yayiririmbye igihe twe turi muri guma mu rugo ngo Samoya. Uzi ngeyo yajyagamo ngo Samoya netaga iyo nabaga ndi mu kabari netaga ni ukamvuga ni Coaster antwara muri stade nkahita nirukanga cyane. Buriya Melody ndamushimiye. Noza muri iriya ndirimbo bitero ikintu wakunzemo cyane n'iki? Nakanyafu Kinyafu yakunze ngo nzagukubita iki. Assurance na insurance bitandukanira hehe? Assurance nyine urabona aramugabo bitaga Sirasi. Uwo Sirasi rero yakugeraga ikintu bita amahane shawo. Sirasi waramuhamagaraga mutagiye ikintu umuntu avugana yaragukubita ngo bwongo bugapfumuka.
hanyuma ibyo bintu baje ni ibiki? Insurance. Ni inshuwa nyine insurance. Insurance si bwo twabyita nk'ibiki? Insurance man. Insurance se buriya si nk'amashuka. Insurance ni amashuka afurwa n'abarezi. Ngiye kubatizwa muri aya mazi. Ariko mbatirisha umwuka wera n'umuriro. Umbatirisha uyu muriro ntago urimo pastor, ntago nyeneye gushya. Yafana rero wewe wafanga. Uko bikira muri yambara ikanzu y'ubururu n'umwe. Yigo. Kandi koko nibyo. Buriya mu babyeyi twagize kuri serure mama wa Yesu we wobawe. Yambara ntago ntikize muri ipantaro. Cyangwa babakobwa bambaraga amamini za mukaro. Mukorera Imana, muze dusengera abarwayi, muze dusengera ibimuga, muze dusengera ibiragi. Yesu yakoze ku kiragi dimwe. Kiravata imbibuba. Ahubwo yakoze no ku mpumyi. Iyo mpumyi bahitaga ngo iki itireba. Babarita bamwitaga. Niba barita mazari. Manuki nanjye nzamuke zagiye poroso shuti yanjye sinze cyane cyayo. Ndikubwa n'inzovu shuti kunda kujya mu ndaya ibyawe bizagukora shuti nzabwira ngo poko. Nanjye nukizwa nzakugura Bibiliya. Ubwo busambanyi bwa bukakuvamo. Niyo bangure narigurishije. Kwa Imana kubabarira. Yezo ubwira umuntu wigeze kugura Bibiliya. Ya 5,000 nyigushi 5 naburaye. Ariko kuva yari yaburaye ntago Imana ntago yamutera ibuye. Imana ikunda abantu birengera. Bisa nabi umuntu uvuye Madrid aba umuntu ufite igikara. Cya gikara kiri hejuru y'ibikara ku buryo ninjiro kugira ngo mubone atabanje guseka. Ntago wamubona wanamugonga. Nzovu kwabonye inzu. Ntago uje kujya unyara mu kado cyangwa mu ido. Oya. Na ahantu hari inzugi ebyiri ntabwo bana niki. Nese ko impamvu najyaga nyara mu kado nuko nabaga ndi kundaya kuko indaya burazinyara mu tudo. Noneho nanjye natinyaga gusa. None najyaga mu kado yajyaga bakavuga akananya mu kado. Agenda. None Nzovu ubu ngubu se abari abashuti bawe ugiye kubakatira ntabwo uzongera kuba. Bahise. Musana se. Delphine. Ba Delphine. Bara ntabwo nzongera kubasubiramo. None iraca no yitirirwa yabwo rero ugiye kujya gukora ibiganiro. Uzasubira hariya se buriya? Nzabuzwa n'iki se nge nubwo mavuye baratwabanye neza. Muzakugura mu modoka. Uba mafuta ni yahiye noneho. None se sozi gute? Kugira ngo numve ko amavuta yahiye kiramo akantu kamwe. Wow. Ako jita nawe ntabwo uri umukomando. Ngende nese kujya ujyayo bakoze umukomando. Amavuta yanarukiriza. Ntabwo ngende ndashaka ngo by'ubumami yo niki? Kimamiye cyaje ni icyuma. Nese kuki utaguze ikimamiye? Ikimamiye kirahenda sheri. Wari uziko ari igihe ibinini n'ubundi ugatwita. Ibinini bimeze biteze. Mwakubwa wiki ubwo nawe usigaye unywa ibinini. Usigaye unywa ibinini kugira ngo nibagutera inda itagerayo ibinini bitange kugerayo ntusame. Nose ukinywa mbere ko ukinywa nyuma? Sembeze ibyo ngibi. None se babandi muryamana ntago bakoresha ibinini ko kutabatera? Abahise ko ntabonze. Zirandaya se zikoresha. Narazikatiye ntazo nkiri. Ko wazigiraga se zakoreshaga iki? Kandi nesa nzagukontrola rimwe. Nawe nimba usigaye umenya ibintu byo kunywa ibinini nk'abandi bavuga ngo tugiye kujya gute ngo urushinge kwa muganga ngo wipimisha ngo ukamenya ko wasamye. Oya njyewe reka nkubwira ibyo bintu no mu mashuri barabyiga. Kwirirwa muri iyo miruho yose umwana wawe Drake wibyariye amaze gukura. Ukagira gutyo kumva ngo aratashye yasinze sinzi ibiyobyabwenge avuye gutaruza hirya ku muhanda yari za taranisizi wazo araje aragukubise cyangwa aragutuka. Ntibishoboka. No. Drake nje mbyare na mama Drake wanje turere turara amajoro nibe pfumura amazu. Wauki? Nibe pfumura amazu. Mwari biganiro njagaraye rimwe na rimwe ngo nazangwa ajya kwiba yibyate ajye kunkubitira umugore wanje kandi ari umwana wabyaye cyangwa umwana wawe ngo numujura ngewe umwana wanje akinkubitira umugore aho gose nabanza ngamujyana ahantu ngamuganiza mwana wa mwana we uri muzima uko bisuramuzi akama ko ngati wenda nitayemo namara kumenya ko yanyweye za mukara mvani uruwasiko nisanga atangweye mukara nkwe igikoma nta mwana uranyokora. Umwana baganiriza ni umwana ufite umuruhinja ndasa ngo uruhinja rumaze nk'ukwezi waruganiriza
nk'uruhinja umwana w'akana nyine nabo bose abo ntibemerewe gukubitwa. umva bishatse kuvuga iki rero umwana ntabwo yemerewe gukubita umubyeyi we n'umubyeyi ntabwo yemerewe gukubita umwana. A few moments later. ahubwo mba numva najya ngakubita akigera ku isi uruhinja rumaze umunsi umwe ku isi nkarukubita rukarira naso